mukabore bitotse kubera icyo kintu cyitwa ifuhe. Yaba avuye ku kazu kihumuriza parufata uyu ninde ifuhe. Ibiryo watetse nabirye kubera icyo kintu cyitwa leka mama ifuhe. ubwo se mbyizeye gute ko atazagushakira ubwo wafite ese mushiki we ndamuzi wowe n'usurinda ubwana mushiki wawe buriya urabona musa turasanye ni isuri turitse n'ihagaze ubwo urabona musa ndabaye muremure nawe mama iyo mwana ukiri barasaze ejo bundi bazanye leka mama ifuhe. Injira. mwese tekete wagwana Warwana. naguti imana Ni icyumba ngo narwanye nakujya ma. igihe waziye mu mujyi mani ko ataramenya n'indimi nyinshi mana Neze ndi mu rurimi n'ururimi rwaye. Ngo warwanye. none bumaye kamaze n'icari Neze warwanye nande. Warwanye nande. semana igihe nawe ndatanze nahundi Neze kuzo niba naragutanze hano uzumbwira ngo narwanye ngo nagutema. ugasongera ariko ko umuntu aratwaje kuba mama wese aza kwicara akajya ugasongera afata agafreshe sibyo mama dore amabati ashaje tumese mubase kikamara nakumbye maze kubyimba toza yaraje Anibere ku maraso ya Kristo. Aho kazumbwira ngo bagutemye hese ubundi. bamani ni soza y'aba Jamaica nabwo rakije Jamaica. Jamaica man bavuga ngo wagwana wagwana Warwana. basi iyo mvuga ntabwo yashobora Iyo yindi yawe. sibise Yenda. ubundi bari gutusubiza ntabwo utumwe mani Nagutema mama. mvuga tugaseka mani kandi abamukunzi nongeye guhamagara ngo ibizi Iyo ndi ku maraso ya Kristo ntabwo yo mutanda bazungu. bose mani meze bite Irakomeye. Ashaka kaje. Kwifata neza. Rero nabishaka gukora. njyewe narambwiye ngo uzaze kuwa kangahe ndaza none ubu naje nyine Hako wanatanya gusa. maze nagutuguze tugira phone Hako mfite hano nakangira nubwo ntabwo. narazetse mani Ubundi uje iwanjye ubundi uje gusura umuntu uza witwaje impamvu.
ntabwo rero wasubiramo n'akantu ntabwo nagusuye mani mfite ibyanzanye hasi wazanywa n'iki se ukuza nk'umugisha muke ariko naraguhamagaye fone yawe ntabwo ibaho ubwo niba itariho yarapfuye nonese kuko n'amani wazaguze fone ubundi abe wanyavugisha gute abe wanyavugisha gute kandi nawe wakuntumyeho ngo ningubona niba bavuze ngo ningubona ese ubundi wabayeho ryari ntabwo nagiye ariko ngira fone mani nta fone nawe ugira mani ngira fone ahubwo si ngombwa uzamubwe fone do taturere kuva kera mani ngira fone kandi original ire n'ubundi ubwo nawe wayibye mbese ko kwiba kwawe ari ibya kera mani cya gihe byari byavoka none mva kuri voka aya niyo fone rwose iyi fone urakora mani wayigura iki nonese nkora iki nkora iki atukora iki dukora mu mufuka nkavanamo iki se ugakuramo telefone ugakuramo iminyururu dore nk'iyi minyururu uba wambaye nkora amafaranga nkabona amafaranga nawe uzakora imifuka uyigure wabaze sinjye gupfa rubi nawe nonese narapfuye wapfuye uhagaze njye ndimo ndaza no kureba mama utangira kumubwira ibyo birango byawe ikinira wowe mwirije kugeza ngende muri sare zanje ubwo rero ntabwo ntabwo urabona mani kera ariyo ngo nabwo ryari ntabwo nibuka ariko wagiye umukecuru mwarabonanye se naragusuza ariko yanguze yari irwaye namugire inama mva yigurishije narayigurishije yayigurishije arese nayangara arese nyine arije jya warabaye njyanayo ndi kuyanywera uraryama ukabore bitotse kubera icyo kintu uyu munsi watubanye muremure fo ndabaye muremure nawe mama n'umunsi kuba yanyu uyu munsi twarushye ukoze se iki kugira uvuga ngo warushye ukoze iki ma uyu munsi hari ahantu nazindukiye hari ibintu nari nagiye mbere yo kuza kugufata so urumva hari ibintu byinshi nabasha kutuganira mbere yuko tuzana ubundi saha ni inzu ni iyande sinacyo kunywa kirimo ko watwicishije umwana uzi igikoni kibazo subiza mama ibyo akubajije abaje gute abaje hano twamuzanye niye ngaho ni mu mujya tu umujya tu igiki si cyo icyo ni igiki ni area yitwa umujya tu iyi ni inzu nshyashya twabonye ko itubereye kuba twayibamo turava mu maracu agomba kuyibamo kandi urabona ko ikarita yayindi twabagamo si nziza se ku bana inzu ingana uko se muzayishyura iki none se ko wayigurishije ukayanywera hakoze nje wanumye iwanyu ntatishyiraho amazi njyaragera aragezeyo ibyo nabwo barabyanze kandi ntabwo wabyanze wanyishyiriza wari ko nageze iwanyu nonese ibyo nabwo bajyane barabijyanye si wabyanze nje nageze iwanyu nyine mfata ko nageze iwanyu bakambona ko nahageze nkagurisha ingurube yari irwaye ubwo rero nje ntabitewe ubwo yari irwaye se ibyo nabwo kubashyira barabyanze urumva none wagurishije n'ibyanjye ngaho yamenye yame isigaye dore yavanemo nyine ayanyu yavanemo nyine yame tunyakuremo nyaguhe we ntuze kunyikira umunsi kuyanjye wagurishije ntuze kunyikira umunsi ingurube yawe nikenera muzahurirayo cyangwa muzahurire mu kuzimu mwese n'ubundi twarahiriye mbwira ikikuyaza cyegereye kwimerera neza uraza ndacakwa ntugenda ndabizi ubu washuje kuntera ubwoba na cya kibazo cyawe ngenda umva nyine bireke bya bindi byahise byarahise sibyo imana ari imeze fresh ntabwo ari imeze neza mani none uzashaka iki umva nyine ukamubwira ntabwo ari imeze fresh kandi urabona nyine akazi minsi byagiye ndabona byataye sibisi kandi nta bukiri ndiho mani none ugira ngo ngufashe iki wanguriza mani ushaka kunguriza wenda nka aha wabonye kare kuri gorowari uje uzakuguza se va mani
ahangaha ntabwo dufasha imfubyi ntabwo dufasha abatishoboye ntabwo ari kuruwa ruje bro tumvikane mani turumvikane iki niba uzanye amafaranga saba turi bwumvikane ariko nakubwiye ko hano ntabwo ari kuri kuruwa ruje ngo nce nayanjye agushyira mu byanjye ukayanywa nta kibazo ntabwo inakibimbi narayanyweye ndanayanywa ndongera n'ubundi no kuyanywa kwanza sinanagwana ndi kuyanywa ariko nakubwiye hano si kuri kuruwa ruje nka basi nguriza ngenza yagusubiza nje ntayo mfite yo kukuguriza ese ntidukora amata asa nimukora iki twakubwiye ngo ujye ureka guhora uduhangayikiye twe turakura twarakuze tuzi kwibeshaho so icyo tugomba gukora ni ukukwitaho nyine mukora iki akazi se katazwi karazwi ikibazo rega banza ukire numara gukira neza uzaza urebe icyo dukora tuzagutembereza mu kazi urebe no muri ofisi yanjye ahubwo hari amakuru nari mfite mama nari nibagiye kukubwira uzi wa muhungu witwa Eric umwe twari duturanye yagize gute se ngo mama wiwe ngo yagiye South Africa ngo hari ubutumwa ngo yakoherereje none nyine ngo ari hafi ngo ashaka kuzaza kubukuzanira kandi ngo ni byiza cyane mama wese umwibuka ko kera mwabanye cyane yagiye atansezeye ngo yari ari kwihuta nyine byaramutunguye cyane uzamubwira se nyigeranire nanjye ngerayo nawe ushaka kudusiga se sinambwira se ko mwakuze tuzakujyana we icyo dushaka abantu tukire aho ushaka hose tuzatwara usiya murebye mubona nzakira uzakira mama aha nyagasani nuko tuzakira very soon tutakuwa sawa na nyuma y'ukwezi tuzaba twarabonye ubushobozi bwo gutwara kwa muganga ntayo mfite ashaka ndaranze pe birandeba se abikureba sibyo none se wowe wafashe amafaranga kujya kuguyaguramo inuza biriya binuza nabo uza wikoreye naguze mu iki biriya binuza biriya by'abarasisha wari ugiye kubigura ntabwo amafaranga wari kuyasavinga ntabwo bikora urabona biriya mani Justin mani akazi ni akazi musaza urumva ariko nyine akazi ni akazi rero gukora akazi ko kwiba agenda wibe n'ubundi njye ariko ntabwo ubuze nimuguriza bakagenda bakakwiba ubu ufite kiriya kiruza bakakurasa uzanyishyura uta warapfuye nzapfa ryarisi nugenda bakakuraza se ko mbizi ko ukora mu mufuka nugenda ukajya kwiba ufite kiriya kiruza bakakuraza nakuguriza ntabwo nakuguriza nzi ko uzagenda bakakwicuruka ubuze nasigara nishyuza ntabwo nguriza ntayo nguhaye afite n'ayanjye gahunda yanjye basi hari aho byanditse ko wagurije ntabwo nakugurije mayanjye gushima ibyanjye narabigurije rero nugera ibyo ngiyo uzabaza nawe ngo ngenda nguha kabisa ndavuze cyane hari umunsi nzaza uyame zenda cyangwa guhamagara abaturanyi bahamagara
dore njye mana njye se genda guhamagara abasore uzi isi icyo ari cyo iyi si ni iki ntabwo uyituye hose ni tuba ariko nyine isi urayizi reka nkubwire buriya ntabwo ngukenera mu nshuti zawe buriya ufite inzira n'imwe n'inzara uzi ikintu ninya ku isi utegeye iki igikoma gishyushye ibyo ni ibikora niba utegeye igikoma gishyushye buriya inshuti ugendana nawe ni inzara yonyine waba ukennye waba ukize muzahora ndakubwiye umvira waze kunguriza ariko uragenda ntugenda ntabwo ubwo hano ntabwo ari kuri kuruwa ruzi ntabwo waje gutonga nawe sibyo mba mu maso reka ngende ariko ndagaruka genda kagenda aho wanjye ndagaruka bambwaho biza koresha umutwe ibintu byose bizaba byaraciwe amani yaje kuba amafaranga ari kuza kabisa humura ntugire ikibazo uzakira very soon uzaba umeze neza cyane kabisa reka ntegereze ariko ni kera ntabwo ari kera mu macu se ko utagenda gushugurika wabuza n'inguzi ubwo wowe wajya ukagira si umunsi muratereka iki urashaka iki mama ndashaka inyama urashaka inyama n'iki kindi n'ubugari inyama si bazimubujije ntuze kubikosanguza ariko se tutetse tukatogusa hari ikibazo tuguhe agasosi k'inyama oya inyama urabizi ko bazikubujije neza ibyo nzabiki barazikubujije ntabwo twazigura natugutekeye chips n'ubuki oya ndashaka inyama icyo ni ukumuha buri munsi buri gihe cyangwa mbwira umunekere nta kindi bube njye ntabwo namuha inyama imiti bamwandikiye ntabwo ihuye n'inyama ndashaka kumva hoya ahubwo inyama nizo mbi nizo zakangiza ubuzima bwawe si uzi ko imiti baguhaye bakubuje kurya inyama madamu yanjye nguyu hano aragiye abonye kuko yemwe asohoka yirukanka kirire asohotse yirukanka ndende abana ndahazi rwose bino kibaho wowe genda ubugire umutekera nyine ifi sawa kanze mbibakore vuba vuba ntugire ubwoba ushobora nanjye ndashonje nanjye humura none se bimeze bite wumva umeze nawe nta kigenda ese undi mawa umva ntabwo najya mu gikoni ubonye imiti vajya kure ukuntu hasi dore utinya imbeba se hano ntizihagera ukunze ko aricyo kintu utinya umva amasafuriya yose arajagaraye harimo ibiryo harimo ibiki biryogeje ubwo icyo ari cyo kintu uje usakuriza aho ngaho aya ntabwo ngena ubu se ntabwo wabitunganya njye si ko mbikora umva ngiye kureba wa muntu wa mukoko sibyo ntabwo ugera mu gikoni ndaje shuwari ndaje ubwo si ibyo birihutirwa nanjye nabikora mwese ibintu byacu ntibigenda mama wirebye tv mfite amaso yo kureba reba reba utuzi tugezweho byihorere oya reba utabowe ko tugasanga wasinziriye noneho urashaka nyine urebe cyangwa ushyirire n'iki oya icyo kimena amaso nta manga ukabura ibitotsi kubera icyo kintu cyitwa ifuhe yaba avuye ku kazi ukihumuriza parufato uyu ninde ifuhe ibiryo watetse nabirye kubera icyo kintu cyitwa reka ifuhe uraryama ukabura ibitotsi kubera icyo
kintu cyitwa ifuhe yaba avuye ku kazu kihumuriza parufato uyu ninde ifuhe ibiryo watetse nabirye kubera icyo kintu cyitwa leka mama ifuhe